kiri kunuka, ariko igihe kigeze baravuga ngo burya kari guhumura, burya kari guhumura, burya kari guhumura, kubera ko Yesu yagusize. Iyo Yesu yagusize, iyo uri igikara watangiraga ngo ni kazungu, kubera yuko byageze iherezo. Dore umwami akunze kubaha kurusha abandi uko baje bamugenza. Iguhagurukije kuri titire wari uriho, mbonye ikuzamuye, Imana irambye ngacira mu ntoki zawe ubushumba. Imana irambye ngo ugiye kuba Revera Pascal. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari inzu iguhagurukijemo, mbonye iguhaye uruzu rwiza, mbonye rucana igipangu. Abaje gusenga dukomere Imana amashyi cyane. Shimye Imana kubw'umugisha impaye wo guhagarara imbere yanyu ndetse n'imbere y'Imana. Reka tuzamure ibiganza by'umunezero na haleluya. Abanezerewe nibatere haleluya. Kadusenga Imana. Mana data wa twese, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye, tugushimira imbaraga zawe zabanye natwe. Waturinze wakoze, warinze ababyeyi, urinda abagabo, urinda abasore n'inkumi, tuguhaye icyubahiro. Y'umwanya ni imbere yawe ng'umukozi wawe, ngoreshe iby'ubutwari, ungoreshe iby'imbaraga, kandi ungoreke umunwa nasame wivugire, kugira ngo benshi bumve ibyo mwuka abwira amatorero, kugira ngo izina ryawe rishimwe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndabarinjiye Kristo, ahubwo izina ryawe ari ryo rishyirwa hejuru, kandi ubwami bwawe buganze muri ino teraniro. Gukomera amashyi n'impundu mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Nguza n'ijambo rivuga ngo ibibazo byawe bizagira iherezo. Bwira mugenzi we ngo bizagira iherezo. Nguza n'ijambo rivuze ngo ibibazo byawe bizagira iherezo. Bizagira iherezo. Nimba ari ubukode bizagira iherezo, nimba ari ukuburara bizagira iherezo, nimba ari ukwambara ubusa bizagira iherezo. Uzambara nimunezero, ukomera Imana amashyi. Ibibazo byawe bizagira iherezo, nubwo ubona bikomeza ntabwo yakwibagiwe. Ihangane mwene data, bizagira iherezo, bizagira iherezo. Nubwo ubona bikomeza ntabwo yakwibagiwe. Ihangane mwene data, bizagira iherezo. Yobu yarageragejwe, inshuti ziramwanga, nawe warageragejwe, inshuti zirakwanga. Ihangane mwene data, bizagira iherezo. Yobu yarageragejwe, inshuti ziramwanga, nawe warageragejwe, inshuti zirakwanga. Ihangane mwene data, bizagira iherezo. Ibibazo byawe bizagira iherezo, nubwo ubona bikomeza ntabwo yakwibagiwe. Ihangane mwene data, bizagira iherezo. Haleluya, bizagira iherezo. Ari ubukene bizagira iherezo, hazaza ubukire.
mbese bizagira iherezo. Hazaca uwambaye kandi. Yesu ashimwe. Gira mugenzi we ngo hazaca uwambaye. Bazavuga ngo wa wundi wawuraraga mwumve shari gufiritisa kubera yuko haciye uwambaye. Ariko ntabwo bizagira iherezo. Niba uri kumva ko bizagira iherezo tera haleluya. Oya nanjye ubw'igikweto cacitse bizagira iherezo. Bizagira iherezo. Yesu ashimwe. Uwo muhati si ubusa ku mwami tuzagororerwa. Niwe nguwo muhati si ubusa ku mwami tuzagororerwa. Nguwo muhati si ubusa ku mwami tuzagororerwa. Yemwe babyeyi tuzagororerwa. Tuzagororerwa. Haleluya. Uwo muhati ntabwo ari ubusa ku mwami. Ndi kubabwira ngo ibibazo byawe bizagira iherezo. Yobu yarageragejwe, inshuti ziramwanga, umugore aramwanga, bana baramuhunga, baravuga ngo kiri kunuka, ariko igihe kigeze baravuga ngo burya kari guhumura. Burya kari guhumura. Burya kari guhumura kubera ko Yesu yagusize. Iyo Yesu yagusize, iyo uri igikara waratangiraga ngo ni kazungu kubera yuko byagize iherezo. Kubera ko byagize iherezo. Pastor Imana yambwiye ngo hano hantu bigize iherezo. Mbonye marayika ari kuza sinabura intebe. Ntabwo nzi hano nimba mufite intebe za parasitike z'ubururu. Mani yambwiye ngo hano bigize iherezo. Izo ntebe zirahari. Yambwiye ngo bigize iherezo. Nashaka kubona ngabona korari iri kugenda urusorongo. Mani yambwiye ngo bigize iherezo baragarutse. Bigize iherezo baragarutse. Dobera baya sifasa. Mani yambwiye ngo baragarutse. Kindi Mani yambwiye ngo hano hari umuntu ubyinaga kuri urusengero. Mani yambwiye ngo imuvunnye amaguru. Oya bizagira iherezo. Yesu ashimwe. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzikazi Esiteri ibice 6. Esiteri ibice 6. Turasoma duhereye ku murongo wa 10. Uwahageze wamuhindangururamajwi ijambo ry'Imana. Amen. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Nuko umwami abwira Hamani ati huta wende imyambaro n'ifarashi. Genda wende imyambaro n'ifarashi. Ubigenze utyo Moridekayi w'Umuyuda. Ubigenzereze utyo Moridekayi w'Umuyuda.
wicara ku irembo wicara ku irembo ry'ibwami ntagire ikintu kiburamo ntagire ikintu kiburamo mu byo uvuze byose. nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Moridekayi. nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi abyambika Moridekayi, amugendesha mu nzira yo mu murwa, ahetswe n'ifarashi, arangurura imbere ye ati uku niko bazajya bagenza umuntu mwami akunze kuba. Haleluya. hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami. ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. nuko maze Hamani asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. aherako atekereza umugore we Zereshi n'inshuti ze ibyamubayeho byose. nuko ajyanwa imbere n'umugore we. Zereshi aramubwira ati Moridekayi wo mu bwoko utangiye gucogorera imbere yawe. ariko ubwo uri kubona utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora. ntabwo uzamushobora. yicari aho niho nari nshaka. ntabwo uzamushobora. ntabwo uzamushobora. vuga ngo ntabwo uzanshobora. ubwo ari umuyuda, ubwo ari umunyamasengesho, ntawe uzamushobora. nawe urubyaro rwe ntabwo ruzasabiriza, ntawe uzamushobora. gumamo rwose. ariko wakirigita mugenzi wawe ukamubwira ngo ntawe uzagushobora. mushumba ntawe uzagushobora. oya nibyo. haleluya. ntirange ngo ngubyire ngo iguhagurukije kuri titire wari uriho mbonye ikuzamuye. Imana irange ngacira mu ntoki zawe ubushumba. Imana irange ngo ugiye kuba Revera Pascal. haleluya. Paraba ya sifosa. Imana irange ngo ugiye kuba Revera. niko Imana ivuganye nanjye ngo ngubyire. kindi Imana irange ngo ngubyire ngo hari inzu iguhagurukijemo mbonye iguhaye uruzu rwiza, mbonye urucana igipangu. oya ni rusi. kindi Imana irambye ngo uzasengera ibirema bizahaguruka. ugiye gutabarwa. ugira gute? Imana y'amahoro irambye ngo humura. amina. kandi Imana irambye ngo hari abari bari kuguhiga. Imana y'amahoro irambye ngo bagiye Rusorongo. Imana kuko ariko ivuganye nanjye. nibyumve nuko. amena. amen. rya Yesu. amena. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ihimbazwe. ngo muri iryo joro bari baramanikaho Moridekayi ngo umwami abura ibitotsi, yajyama ndasinzire, yakwicara kumva biranze, havuga ngo nyamara mbujijwe iki n'amahoro, havuga ngo icyatuma ko biba byiza munzanire igitabo ngisome. baramusomera, basoma bakoze neza n'abakoze nabi, ariko basangamo umugabo wabaye indwari kandi w'insuzugurwa, utagira ijambo, utagira epfo na ruguru. basangamo umugabo Moridekayi ufite ijambo, uwo batazashobora,
Imana yabwiye ngo nzagutabara bagihari. Haleluya. Batazagira ngo irabeshe. Mama. Ngamaze kubibona asanga abagabo bamugambaniye. Arangije atumaho uwo Hamani ngo yari yegereye iwe mu gikari. Amubwira ngo ariko yewe Hamani we, none uwo mwami akunze kubaha kurusha abandi bamugenzereza bati. Hari inshongore z'abagore mwirirwanaga mu mudugudu, reka mbivuge gutyo, yagira unduka kabona yuko acuruzaga iturayi, afite urushoro rw'ibiro 80. Weho yakubona ngo uriya sazapfa yimariye iki ku rushoro rw'ibiro 80? Kubera ko uyu munsi yaciye inshuro akarya ngo kariya gasengaga byarakayobeye. Bwira uwo mwicaranye ngo ahubwo nibo byacanze. Nibo byacanze. Guma. Nibo byacanze. Uyu Hamani uyu Moridekayi yarari mu gihugu c'abandi, noneho atagira epfo na ruguru. Hamani akavuga ndi iwacu, kindi ndi na minisitiri w'indimi Karisha kirirwa kwicaye. Bwira mugenzi we ngo amasengesho wasenze gagiye kugira agaciro. Amasengesho wasenze agiye kugira agaciro. Haleluya. Amasengesho wasenze gagiye kugira agaciro. Amen. Rukuri. Bakubonye ukundi ariko gagiye kugira agaciro. Nibyo. Yesu ashimwe. Garangije ngaramubwira ngo mwami ngo yiyuzuza umutima w'ubwibone. Aravuga ngo hari undi umwami akunze kubasha kurusha abandi. Nishimanye anyisha inama. Ninde rangije aravuga ngo mwami bazana impeta y'ubwami bakayimwambika. Kabiri bazana ifarashi bakayimugendesherezaho. Gatatu bazana umwambaro umwambi yambara bakawumwambika. Ikindi bafata ikondera bakagenda imbere ye barangurura bavuga bati dore uwo mwami akunze kubaha kurusha abandi uko baje bamugenza. Hashize igihe kinini nk'amariba yarakamye, kandi Abafilisitiya nibo bayakamije. Uwiteka Mana we, Gomoro ni Gomoro, amariba yarakamye. Hashize igihe kinini amariba yarakamye, kandi Abafilisitiya nibo bayakamye. Yesu Uwiteka Mana we, Gomoro ni Gomoro, amariba yarakamye. Amen. Imana ije kugomorora imigomoro. Amen. Amen. Mama haguruka wumve ikintu Imana ivuganye nawe. Imana igeretse ikibazo mu nda yawe. Ngiye kubona mbona ni urugamba ruremereye cyane. Mu nda yawe bimeze bite? Imana y'amahoro yambye ngo ngubyire ngo yanze ko waja mu bitaro bya Butaro bagiye kukubaga. Imana irakoze. Kini tubela bayasika mando n'ubwa mbere mbonyeho ngiye kuguhanurira. Muhanurire mu izina rya Yesu. Ngiye kubona mbona uretse umwana w'ikibongi. Uwo nguwo mbona uretse umwana w'ikibongi abakuvuze abaguhaye we dobela
si kamando. Imana irategetse ngo waye umwana w'ikibonge ugiye gutuma ugira agaciro. Mana ikindi rongeranga ngo ngubwire ngo hari icyo gukoresha. Mbonye abagore b'abatayeri bahagaze imbere yawe. Mana iranganga ngo ngubwire ngo ibyawe byose babishize mu ndoboro y'urushinge rw'abatayeri. Baravuga ngo dore ahantu tugashize. Mana y'amahoro irambye ngo ikuvanye muri urwo rushinge. Mana irakoze. Mana y'amahoro ikongere kambya ngo ngubwire ngo ugiye kuba umudamu. Bakizuyaje. Imana ivuganye nanjye. Mana y'amahoro yongera irambye ngo ngubwire ngo wari ufite ikibazo ndi kubona kijanye n'ibihumbi 200 n'ibihumbi 50. Icyo kibazo kirahari ntabwo gihari. Wakibonye? Mana irambye ngo ngubwire ngo icyo kibazo kiza gihetse igisubizo kuko Imana igutabaje. Kindi Imana y'amahoro inyeretse ufite akaguru gafite uburwayi. Imana y'amahoro irambye ngo ibyo wakandagiyemo Imana ibitesheje agaciro. Mana irakoze. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe burundu. Mama wewe ko ndi kubona uri gucuruza ugahomba, ucuruje inshuro zingahe? Mumuhereze mikoro. Curuje inshuro zingahe? Ni nyinshi. Ni nyinshi. Wigeze ucuruza aho butike? Oya nta butike nigeze ncuruza, ariko hari ibindi ncuruza byanze. Byaranze. Pfukama nkubwire ukuntu Imana ivuze. Igikomeye gihari. Imana y'amahoro irambye ngo nkubwire ngo urugo rwawe rwubatse neza. Irakoze ndayishimye. Irwubatse neza. Irwubatse neza. Ikindi idobera bias amina sava. Imana y'amahoro irambye ngo ikugeza umugore nyamugore mama. Mbonye wicaye ibintu bimeze neza. Mbonye wicaye ibintu bimeze neza. Mana yanjye ngo ngubwire ngo hari utwo bari barakoze kugira ngo urugo rwawe rutagira umutekano, ariko itanze umutekano. Bahero ni cyawe wa Mana ndagushima. Mana y'amahoro gutabare. Nukuri. Abagabo bafataga isafari konde kubona umugabo ari gufata isafari ari he? Arayifataga akagenda. Ngo ukomera Imana amasha bari mu teraniro. Mana ngo yanzi inyatsi, ndi kubona inyatsi bari barabahambiriye, ariko Imana iravuze ngo iyo nyatsi yikuyeho. Kindi Imana y'amahoro irambye ngo hari imisonga y'abadayimoni Imana igukuyeho. Irakoze. Nabonaga abadayimoni bari kukwambika igikasi cye. Imana y'amahoro irambye ngo kuvanye habo bazima. Imana y'amahoro iguha umugisha cyane. Ngo haguruka wumve Imana mama. Warababaye urihangana, uramenye we, uramenye nushidikanye n'ibitari byarabikoze, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyo we nivuganye nawe nonaha, ariko Imana nyir'ijuru n'isi nivuganye nawe nonaha. Mana irambye ngo akira ubutabazi. Mana irambye ngo ngubwire ngo ibyo wanyazwe
nazaga kubona ngabona ibyawe byose, hari igisimba kiza kikabiyora. Ubwo mvuze igisimba mundu, Imana irambye ngo ngubyire ngo ibyawe bahambiriye Imana irabibohoye. Kindi Imana y'amahoro irambye ngo hari itangazo ribikuvanyeho. Ko mbonye itangazo rimeze nka camunara, ibyawe bimeze bitema. Ariko ndamashi mwazanye Dawidi abyinira Imana, Dawidi abyinira Imana, Dawidi abyinira Imana, Dawidi abyinira Imana. Amen, 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 amen. Iminota iragiye, murakoze cyane, ariko ibibazo byawe bizagira iherezo. Mama, ndi kubona wicaye uri gucuruza ibirayi, bimeze bite? yabicuruza ariko byaranze. Haguruka wumve icyo Imana igiye kuvugana nawe muri ayo materaniro. Mana y'amahoro irambyenga iragutetesheje mama, Mana irambyenga iragutetesheje, Mana irambyenga amarira uraragurukurira, Mana irambyenga yakuvanyeho. Ngiye kubona mbona hari umuntu waguhaye inote y'100 arangije ayikurogeyemo. Ndi kubona waratangiye gucuruza ibirayi kera, ntari ahangaha vuba. Yego, Imana y'amahoro irambye ngo ngubyire ngo ibyo bakoze iyo nyatsi Imana yikuyeho. Ikindi Imana y'amahoro irambye ngo uri umunyamugisha, uri umunyamugisha. Imana y'amahoro irokongera ikambya ngo ngubyire ngo ugiye kuja urapakira igare rimwe rya kabiri atatu. Ngiye kubona mbona bari kuja baraguhamagara ngo ngwino urangure umurima, nta wundi turawuha usabye wowe. Ikindi Imana igeze mu nda yawe yo hasi irambye ngo wavaga, Imana irambye ngo ikamije ubwo mwivire. Yesu ashimwe. Imana irambye ngo umudamu wawe imuvanyeho tumuhombe. Mbonye bari bamuhaye uburozi, Imana irangije irambwira ngo ivanyeho tumuhombe. Imana imuguhaye ari muzima. Data wa twese akurengere cyane. Umva mwene da ntago nguzi, ariko Imana irambye ngo ubuzima bwawe ntabwo ari ubwo gutwara igare. Mbonye imbere yawe uri gucuruza ibintu bijanye n'amasaka. Ibyo bintu wabivuze iki? Ndamashi mwazanye se? Iyambamaga irangiye ngo ngubyire ngo ubuzima bwawe ndagaruko nguko, mbonye iguhaye butike, mbonye irimo na depo. Ikindi mbonye umuryango warakwanze, mbona uhagaze nga Moridekayi ku irembo, n'abakubwira ngo komera bakubyira urw'urumamo. Ndaga ariko bimeze Uko bimeze. wigeze upfusha itungo? Yego. Iki? Ihene. Komera Imana amashi. Irangiye ngo ngubyire ngo ugiye kuja mu kibina, numara kuja mu kibina uhita uzamuka. Niko ijoro rivuganye nanjye ngo baze ngo ufite urutoki, ko mbonye urutoki imbere yawe. Urabufite urutoki. Imana y'amahoro irambye ngo iguhaye n'amasambu. Ndazanze ndahangaha mu butware bwawe, waravuze ngo turategekaga n'ibiri kure bikakumvira. Ndategetse imbaraga zawe zigere ku mugabo we.
twese tuvuge ngo nihagere. nihagere, Twese tuvuge ngo nihagere. nihagere, Izina rya Yesu. ya Yesu. Uyu mugabo yitwa nde? Nsengiyumva Fideli. Mu butware n'ubushobozi wambaye, garuka, ndagutegetse, 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 ndakugaruye, 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 ndakugaruye. Pa! Izina rya Yesu. Imbaraga zose zituma mutubaka zivanyeho. Mvanyeho uruzitiro, mvanyeho uruzitiro, mvanyeho uruzitiro mu izina rya Yesu. Mari rangiye ngo subira mu rugo rwawe. Ikimenyetso Imana imbaye inyeretse ko iwawe hari igipapari. Niko bimeze, siko bimeze. Icya kabiri, ibyatsi by'uruje none biri hehe? Birabo bisaga gutyo, tutwatsi tureture biri hehe? biri mu nda, Turandaga tutagira imizi turi he? Mukomere Imana amashi. Mama, Imana irambye ngo zabyara ng'Abaheburayo. haleluya, haleluya. Nta cyuma kizagera ku nda yawe irirahiriye irambye ngo nta cyuma kizagera ku iyo nda yawe. Mama, uraho neza? Ko ndi kubona tuvugana ahangaha uhagaze ikayunza uri kuja kumara y'iki? Kayonza niho nari mfite inzu. Mana irambye ngo nkubwire ngo andika yino tariki igiye kukubera igitangaza ku buzima bwawe. Mana irambye ngo amarembo arakinguye ku buzima bwawe. Mana irambye ngo ngubwire ngo ihangane, ni igihe gitoya ukiri muri ubu buzima. Mana irambye ngo ngubwire ngo dore 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 ya bini dotaya Yesu ndakumva nyiribihe. Uhurira he n'abasirikare mama? None abasirikare ko mbabona imbere yawe. Imana irambye ngo igeze ku rugo rwawe. Imana irambye ngo igeze ku rugo rwawe. 30. Imana y'amahoro irambye ngo kubyire ngo bibonemo neza, kuko nabonaga hari ugutesha umutwe, nabonaga ugiye kubyara utarekuye mesa kamwe yizi kugirire neza. Iyereye ningiye ngo inayitwikuruye ku buzima bwawe. Mana irambye ngo ngubwire ngo igiye kukubakira urugo utazagira amarira, utazagira umubabaro, utazagira agahinda. Mana y'amahoro irambye ngo humura, igihe cyo gutabagwa kirageze, igihe cy'umunezero kirahari. Imana y'amahoro irambye ngo igeze iwawe,